Anyira se ubwo nindaga kure kugufungisha. Esungu umfungisha. Nagize iki nakugize amafaranga yawe nari? Gende unyereka hari. Indese. Gute nasanga umuntu muri kuganira ariko mugake najya kumuranga mubura. Kucyana mundakunda amahoro. Ubu nyene raje mari ngo nje gukwamira kuri Murundi. Kamera ma tugende. Tugende etukuraho kamera tuye tumushakisha ubwo naboneka nebyo. Kwanza harakinguye. Ngasa yaje ko wamfungura ujya kumgaje. Kwanze cimbere. Nyiriki? Cimbere. Akundi wanyweye iki? Wanyweye iki? Iki tugende. Cimbere. Kunyene tugende. Cimbere nyine fungura. Kineze na urabona hadakinguye. Fungura nyine cimbere. Dukomeza. Cimbere nyine. Ese kunsohora banze. Zinagush. Akonko. Banze na hanu ndubuye. Kuki umuntu wa. Banze. Sikwe twumvikanye banze imbere ndafungaho. Naho ndibuze. So. Naho ndibuze. Tugi tugenda nyene ngo nkwerekeze. Cimbere nawe. Kamerama. Uyu muntu narashaka iki? Ndashaka. Ese ukona ndi kukubesha se ndi buhite nyenga. Banze imbere nanye ndakurikiye. Nezi nago ndi kukubesha tugenda. Nimba utari kumbesha banze imbere. Nahantu ndibuze. Ego nahantu ndibuze. Banze imbere. None hoje tugenda. Banze imbere nawe. Tugenda. Wafashe ibintu byawe ukamvira mu gipangu. Aho se ubwo ko mbona asheze ibikapu byanyu ndi kubijyana. So kanyene gira vuba neza. Ako suri kubijyana he? So umuntu uraka. Baroshe yo kamera. Nese uko wajuga kamera hanga haje mu mafaranga avuga hariya muntu byara amafaranga wamaye. Mbanye nagiye kumureba iwe ndamubura. Kandi ushize nasanze muri kuganira. None se batiri kuganira iwe ko wajuga fata umugabo wawe so mubonye se? Amafaranga wamuhaye mwasanze je narariyeho. Ese ujye wanshaka iki? Umva ndabizikara wamutorokesheje nago ndi buve hano. Bivuze ngo utamonye nakuva hanga. Naho ndava. Ibintu twiyemeje byo guhuzana n'abantu. Urangira umunyereke andongore nubyanga. Ese meruke jo naduha kwa n'ikiganiro mwatahanye. Mwaratahanye ngo mumvikana ko ugiye mu Bugesera iwanyu gufata ibikoresho byose ubundi ukaza mu kabana. Nagiye njya kubifata. Mu kugaruka rero nje ndamubura telefone ivaho ndayihamagara niyayifata nce no kwisoko ahantu duhahira yarasanzwe ahahira nako nsanga murahagararanye. Nese ni kuki utamufashe? Kuki namufashe kandi waramutorekesheje? Namutorokesheje. Waramutorokesheje. Ese urashaka bigende gute? Ndashaka unjana ahari andongore nubyanga turabana muri runo rugo. Ubana nanjye? Ndabana nawe. Cyo none ndabona abantu mwarabaye seriki. Ubu uraje bakomanze nese ubundi warayanga. Naraye hano nyine. Nese wamvire kumujyana? Naho mvuye bakumunyeretse. Kamera ma ibintu none ndavyitiki. Uyu muntu yaje nimugwa arakomanga ndakingura arinjira mu gipangu nago mva. Ese ko yecyo utavanga ngo umugabo wanje nasanze hano muri kumwe ngo uramucikisha kandi yambeshe ngo nje mu Bugesera gufata ibikoresho ngo nze tubane. Ngo nageze i Kigali nsanga telefone ayikuyeho. Ngo nje ngo ndababona muri kumwe quartier ngo urangije ngo uramucikisha ngo ndamubura. Wamuturikishije nyine. Ndamuturikisha zaje nogesha umuntu w'umugabo nkanjye. Nago ndi buve hano. Ubundi urambaza. Si wasohoke igipangu. Naho ndava. Kuki wanyinguriye se? Ese ko nagukinga nk'umuntu usanzwe. Wamaze rero naho ndi buve. Usiko kamazi ko yarayanga kumujyana. Uramujyana umunyereke nubyanga. Tujyane hasi nyaye kugufasha kumushaka. Tujyane ariko ubundi uranjyana he? Shine bicanya Rwanda. Ega mu murure nese washaka nzane rebo. Ese ngo uyu muntu nese ubu. Anyira se ubwo nindaga kure kugufungisha. Ese ngo umfungisha. Nagize iki nakugize amafaranga yawe nari? Gende unyereka hari. Indese. Gute nasanga umuntu muri kuganira ariko mugake najya kumuranga mubura. Nese niyakweretse hano aba? Ntabwo yahanyeretse. Ese umva wagucitse gute atakweretse? Uza kumubaza jewe. Ndaza kumukubaza kuko ngiye nasanze muri naho ndi buve. Ese wakuye ibikapu byawe? Ase bite? Aho ndava. Kamera iki? Cameraman si bikirango ndi buhave. Kine nanze kubishira kuri kamera nibaza ngo nibyoroshe none yananye yarayanga. None yanze kwava mu iki gitondo dore. Naho ndi buve. Ese washaka bigende gute? Ndashaka bigende gute? Ndashaka ugende nye ku mugabo wanjye numubura. Fata ibikapu kinde basi namukwereke. Naho ndi buge. Ngiye gufasha kumushaka. Genda umubyiraze hano. Ni wowe kuko niwo zahana ari. Ese wasurifuza iki? Ndifuza kugenda ukamunyereka wamubura. Turabana hano. Nundi uribana turahabana. Ubizi gute ko nibana? Bise birandeba. Akonyeka bakunteje. Bakunteje. Suko abantu baroga abandi. Ubwo urajira kwa mihanga ngo naguva. Nango ndi buhabi. Nigeze nyamana nawe. Ako nani mujye habe no kunyingura basi mvuge ngo umuntu ari hanze. Nanye naho. Nizo je mfite gore nawe ndakuzi se.
ntabwo nzi ariko ntabwo ndi buhaye nese kuba narabahuje mu kiganiro bisobanura ko byanga byakunda icuza ko mwere mwari muri kuganira ibiki hariya rero ikintu cyarahangana ni kimwe nutamvira mu gipangu usohoke litabaza ubuyobozi genda ubitabaze itabaza ubuyobozi ubitabaze hari deni ngufitiye genda rero nyeye ku mugabo wanjye nta nubwo ndi bunave hano paka umuza ese jya deni ngufitiye deni ngufitiye ibyo mupfa ntabwo mwe mubizi asuranjyana nayo igikapu wavanye ndetse kukijyana utanyweye hano bivuze iki wamvire okay nanjye noneho mfata unkubita insore naho ndi buvure imenye naho ndi buvure tugende basi njye gufasha kumushaka kamerama kindabona noneho sika abantu dusigaye duhuza abantu barangiza nangura nanjugunyira ibikapu naho ndi buve uwo kunshimira kubera ko naguhuje n'umuntu kumuza nawe se hanyuma hagashira iminsi ukamutorokesha byo bivuze sinamutorokesha umuntu umugabo aramutorokesha ntago ari ngaha muri Kigali nimero ye ndamuhamagare numva nimero ye kandi itariho ese byumva uriko urabaza jewe ngiye kumwishurira cyane no waharaye nijoro ariko no musi ntago uri buharare niba ngombwa nditabaza ubwo turararana urarana nanjye nawe nyine zamba bari ugasohoka kareke niba kandi uzikwe ubwo weho tudiringe n'abantu bakora nzira ahantu ari ubundi bibazo izumbira ahantu ari genda ndahaza nzira ahantu ari rero nutabyanga rwose do umudugudu wose barakumenya ese ubundi yakubesha iki kugira ngo mwe mwatandukana atakuretse muhira ngo ugiye mu Bugesera gufata utuntu twawe ngo uze ngo mu bantu yama itike ngo njye kuzana imyenda nze tubane ese mva ngiye nari bubyanga umuntu nawe maze igihe nshaka nyuma maze kwikora nanjye nawe atindagiye wumvaga ari cyo cyizere kurama ku buryo agubesheje itike ngo ugiye kuza mu hari bamwe gara mwe muri kuganira iki so nunsanga ndiko ndagana n'umuntu bisanzwe uzatuvuga ko tuko turagambanira cya mujye muganye muteka mite naho ndi buve nongeye no kundugunya n'igikora kamerama kwanza ko nta mugore ufise umuntu wamunjyaniye wese ko nawe ufite wanjyana genda mufise ari ndagushaka ari nese ubwo noneho ubwo washakaga jewe nagushaka urishaka jewe ndamushaka nimubura no zandongora kabigasekwa nk'akeza nigeza kurongo kamerama wamba bari ukangura no mu rukozi ko nta mugore afise kashaka umugabo kamerama se yagize gusaba uko ushaka umugore basi ngushakira undi mugabo ngushakira je nuri yagopaka kwera ko abanyakigali kuki muri abateka mitwe ujye unyeretse umuntu turavuganye amaze kunyemera uciye inyuma ugiye kumuturukesha nese ahantu mwahurije nayo mazi nanige nabahuje ubwo se barayagoye amafaranga ngayo mu namuhayira kugira ngo ugende gute kugira ngo umutorokeshe namutorokesha he hako ubu ngubu byo ni kuremeza ko namutorokesheje urusiri kari byo ako sibiki none no kunjugunya n'ibikapu aho ndava aho ndo wakureka ukakomeza kwicara nkigira mu nzu ingene nago wakongera kundara ku muryango sika abantu mwamaze gukanira turagenda umunyereke nubyanga tubane muri ibi wana muyenzu nande iyo ngiyo nge nawe ibeshe suninjira kuki se natakinjira winjira he mu rugo rwawe yanse genda kuzi si ibintu n'ibiki ubu nyene waje waheye ku muntu murana no uraje umenya ntago nkuzi ntago wakinjira amahanga cyonzi cyo ndaje nitabaza ubuyobozi genda ubwitabaza ngaho icaraye gusa cyonzi cyo ntago uri buharare gukunda nahi ahubwo zana n'ibiryo zana iki ibiryo watetse wahaje se wajya ugashakishije umugabo wawe umushakishije akundi umuntu aba yaboroheye abakobwa ino minsi mwabaye iki ubu ngubu uri kumva waragumiwe ku buryo wumva ko ushaka kwishakishiriza abagabo ku ngufu ngomba kumushaka sundi ufite imyaka ingana kandi uri umuntu mukuru wajya umenya kwihangana niba umugabo wawe yagucitse taha mu rugo ujyawe nise wabanyu barakurambiwe ubwo rero tubane aho ngaho tumushake tubane nubana nande kubera iki dupfana iki nawe amafaranga yawe nariyeho kubera ko watubonye turi kumugahita umubura sitadire yuko namucikishije wowe tuzi ukankwamiramo aneke ni tatu wabonye ntabwo ndi buhari so wambire yego ngakijyanye twabonye ndiko ndagukina ati ngagenda unsige muri iyi nzu yawe turebe amayanzo yanjye naho ndi buve ndahitabaza ubwo buyobozi siko wabonye umuntu yakwihoreye ikibazo genda ubwitabaze igara nafunze siko umuntu
ubonye umuntu yabihoreye mwigira nkaho nta bwenge mfise uramvira imbere y'umuryango naho ndava igenda bahita ubwo buyobozi bavugaga so wamva imbere y'umuryango mukobwa ko navuye se uranje nari igikapu ubundi bite so wamvira imbere y'umuryango naho mvuye ese je naho dupfana iki ese mpfana iki naho neza ikintu nyina ikintu icyo dupfana n'ukuntu rekeshereza umugabo kuturakeshereza umugabo naho ndi ndabita inyuma y'igipangu ubundi ndebe naribi ntagira iki isigene yari ahantu muzi wowe wafashe ibintu byawe ukamvira mu gipangu aho se ubwo ko mbona washeze ibikapu byanyu ubundi bikubijyana sohoka nyene gira vuba neza ako suri kubijyana he so umuntu ureka so wasohoke nje ndakwiyamye kanyengura ubwo wasanga ariyo manya mufite Neza Kamerama reka mfasha mani no muntu kwa baye gatumwe wambare kansoka igipangu nahantu ndi bugi ubwo njya no kumfatira ibikapu turabika undi urambaze sije nawe dupfana iki hago ndo umugabo wawe hari ikintu cyawe nzi urongera kumfatira igikapu turabika urambara isi cyo bundi bikapu so wansoke mu gihe wambye ase bite nahantu mvuye sungu urashaka ninde guhamagara ubuyobozi ndindu wamagaye ese ubundi hakonyeka barakuroze barandoze narebe wambari ugasohoka ku mahoro ukasohoka nahantu ndi bugi baye ku mugabo wanjye ni umunyereka ukitugenda mukwereke genda umuzane hano tugende nyina mukwereke genda umuzane hano nawe urajya nk'unywa pirara ku muhanda mukwepa ese ubundi ndahida kukwepa redene ngufite wowe hari uko genzi nanye nawe akubye ndakuri igikapu ese urashaka iki ese ubundi ndakuretse ku mawica ngaho wundi wagiki naribi biki umuryango wanjye nawe ucinze cyeka nigende ushaka se nagira ngamara cyumwe nawe genda naribi undi umuntu iyo mubonye umuntu karabinjiye ngaho ninde se ukeneye kumwinginga nawe ubikeneye ese wamaye nimero ze nkamuhamagara nkomba naza yaguhaye ujye kumuteshesha naza yaguhaye azima se genzeranye nawe kimva mvugana iki nawe cyanjye kari akazi umva urongera kumfatira igikapu twumvikana turabipfa ni kamerama ibintu wambara ugashaka kamera kabimfasha gasoro no muntu ko ndi banyiboheye ese undi urashaka ngufasha iki muhamagare kuko nimero zura zifite muhamagare se jya iyi nimero yiwe umuhamagare kana nimero ngera ni biki banyarwanda nazaguhaye azima se ngo ugende gutera business nyinana nawe hari ikintu murana nawe jewe niba naramukoresheje giye ko ugende inkora nk'umunyamakuru umva ibyo byanyu turabizi uragenda umuzana nsange hano nubyanga ibyo byo kubangura afunze kubyica n'iminota 2 wica iki sirire nyuma ngo ugende gute ushaka iki shaka iki nshaka ko tubana ubana na ako mbana nawe wabonye ndiko ndavugisha umunwa nariko ndashiramo n'inshi n'ibiki wazishiramo akabantu nakubye tunjya kumfatira igikapu nakuyereka cameraman cyo rero abana biri burangiye nkoresheje ubuyobozi kuko ndi kubona navugishije umunwa byanze uyu muntu arifashe kiramizo kizawe zishire gusumeye ko nava hano umuntu arifashe no kunshura umwuka kandi Isundi akora n'ikindi kintu ushaka ntago gushaka umugabo wawe nubwo uza kumushakira ngaje mbana nawe ni wowe wamutorokesheje ariko njye namutorokesheje yatorokeye ni wowe hazi nge sindahaza wowe wamutorokesheje ese ubundi ujya guha amafaranga umugabo ngaza kurongore uri kuratekereza iki atagiye kurongora nanjye yo menye gusa nanjye sinzi nize kuki utayahaye ahubwo ngo uzaze kunyibera hari igihe wayahaye abagabo mwese muri kimwe gusa umenye ko nava hano ubyumve kandi wongera gufata amabere yanyu kujugunya hariya ndakuyereka ngamaki kamera mavyo nabyo ngamabere ya mama siko iyo umuntu abihoreye muhita mwumva ko barusohoka akora ino myanda wavuye ino myanda yawanga nawe nsohote ahubwo rero namwe mwabonye ngo umuturage ngaraje ngo yakoze ubugoryi ngatanga amafaranga mumfata na Babylone ahantu ndi buge asiko meruka giye dukora ikiganiro vuga tweruka nitonze ubu munsi rajumbone ese nyine ko meruka mutahana byagenze gute
ni wowe ubizi. arakubesha ubwenge uragiye hakubundi reka nicare tuganire umuntu arakwishe mutwe arakubesha gusa ibyo tuganira umenye ko nari buve hano shaka no tugambo ivugisha bose nihaza sindi buve hano rwose ubimenye nihaza n'imitekano reka n'inzego reka sawa urakwamira se je nawe ari kintu duhuriyeho umenye ko nava hano umva ubyumve cameraman nawe bitega amatwi nushaka kubi recording inshuro 10 shaka no tugambo kurivugira arakubesha kwishe mutwe ngo jya mu bugesera ngo utore ibintu byawe byose nawe rero ntabwo uri bunshyushye umutwe ngo nsohora ujye kumunyereka ubundi ngo watekereje gute utekereza kubangurikanye ni kwa muntu ndi ngo nicare ahubwo vuga ati wowe watekereje gute kuza kunyereka iwawe ntabwo nakweretse nuko twakoreye ikiganiro kuba twakora ikiganiro ntabwo twakoreye rero niyo mpamvu nahamenye kuba narabaza tugakora ikiganiro aho ntuye nabwo ahubwo nawe uramugaba kurusha ubwenge gutemera ubwo bugambo bwose kurivugisha kubahane wansuki gipa kubahane ntanzo tugambo protein ikintu akomoro ubundi usibye kuba umeze gutyo ubundi urabona wansohora bigerageza nsohora tunarwane bigerageza tugiye kurwana tugiye no kurwana se ku mugabo sha ako ngo urumva warayihebuye ku buryo umva ko cyangwa byakunda we wagenda ukishakira umugabo wamuriye mwana nakubyaturongera kuyikoraho turemezanya ngo nawe ngo wajye ufungura za bipa ntabwo uransohora hano ibiki none usiko abantu twikwegera kuba rero nakubyate twubahana akuba ubundi wamvire mu gipango wamvire ku muryango naho mvuye nimba arubatse Kigali yansohora wajya kubwira nyiri byondo ko wadusohoye niba ari uri nyiri byondo wahanga twimuke se tukubise nimuka muri nango ndi busohoke hano karimo amahoro nimba ushaka amahoro nanjye nyashaka zana umugabo wanjye wamutaye nimba aranamutaye simbizi maze nigendere ngo amahoro ngo naramukwepesheje ngo wasanze duhagararanye gusa umuntu wese wasanga duhagararanye ugahita umushaka ukamubura watuza kwibera kuri gihe ngo paka ngo ndamugwaye none ndazi mwaye muri kuvugana icyariya kikavuye ko ari kumuhungisha siko cyo wamubonye ni waratunye nyire kwari kumuhungisha ese kuni wambu tubonye turi kumwe kucyo utamukurikiye kandi naraje ngasanga muri rukanze nanje niruka ibi ni biki abanyarwanda je niruka mu ngawe undi ko nta mugore ufite turarinda dutana umwuka wareka tukabaye ubana nawe mwabonye ngo umuturage ndaje ushaka kubana nanjye munyereke nubyanga niwe turi bubanye ubana nande bana nawe mu biki kubana umugabo nese aruswa umugabo n'umugabo ni biki uri kubona ngushaka ubwo singira nagushegeye genda unyere ku mugore wanjye naho ngiye urukanye narakwinginze nanjye aho bigeze ndarakaye ugiye kurwana biroreho ubu nyine wajiboheye mu gipangu wanjye ugiye no kongwanya ubona uko mudakubitwa kibazo nabyirega ariko nakoze iryo kosa nari bibikora none n'iryo kosa ryambaye n'abakozi bikore ntago waguma abanyamakuru b'ikigihe mwabaye bikore ntago waguma ahangaha utu ni utugambo uri kurivugisha ndahaguma uraguma usuri mu biki akira amagumi akira rega nawe arateze ndahaguma agakapu ka mbere kawe ngiye ukarenza ibipangu ati hari inyuma si ubundi wanasanga nk'ari yamarozi nana ko mwino minsi imiterano y'imiki usagaye mwarihaye ibintu byo kugenda mujya kuroga abantu ngahari araje bwahagirana wazanye nk'amarozi hariya kamera kino kintu nkozeho araje bwahagirane bro niba uri gukurikirana azarya kangahe niba uri gukurikirana kino kiganiro ushaka kujya kumushakisha kuko azarya kangahe mwana wo mu Bugesera yibesha akavuga ngo araje bwahagirane niba uri bwumva kino kiganiro nuko ugende kumushakisha bro babarire niba ara umuntu w'umugabo aragenda akifata akigira imbwa n'undi mugabo mugenzi akagenda akamushoka koko niba ari amarozi mbarire rwose nsaba icyo ushaka cyose ngigukorere ariko nujye kuneza amadayimoni ndirirwa hano ugenda umuzana yego mbe nanubwo ndi bwinjire mu nzu yayihamane
ninamukubonera ubwo amadayimoni rero ukeneye kumuterereza ajya muri jewe aya madayimoni umvisha mvuga amadayimoni kubwahagira na se kwiwe kuravuga n'ubwo nuko nzi ko atazayarya rimwe kabiri amafaranga y'ibyaranguye yarya ngo yarambaye murihaye mwigiza abantu mushobora kuba mukenera kwangiza ibiremwa muntu mutashobora kurema wese kari kunyangiza mbwahagiza muri na Kigali hari umuntu n'umwe nzi nese ujya kumara amafaranga niba warayamuhaye byanya byo rutaramurekeye muri twubahane mbabarira hari ubwo wayamuhaye pari force ukuri ni wowe ukuzi ntabwo mwaganiriye wayamuhaye pari force ntabwo wayamuhaye mwabyumvikanye ntabwo ari ku ngufu abaturage baragowe usumenye ko akubona uwo muturage umuntu w'amatatuwaje amaturage gute bakora n'ikirara nyine ndekera uburara bwanjye nzanira umugabo wanjye sundi nk'umugabo yakibesha mu kabana ubona utamwicira mu nda basi twumvikane basi tugende kumushakisha ahantu ari nawe njyane hanze ubwahagera umwepe muri aya makaritsiye yanyu nazi utari usohoke si yakataye n'amakaritsiye nabonye ari n'ubukaritsiye ese ibyo birakureba utanyine rwo gusuzugurana ahantu baba ubu nyine urisi ko utari busohoke ubwo muragiye mukase muri ariya mavene yanyu rero murankwepye umuzi ngo nango naza hano ndaje turagukwebye sikuri kuravuga nkaho wagira ngo giye nawe hari ikintu dupanga giye nawe dupanga iki ufite icyo upangana n'umugabo wanjye ndamuzi se asubira icyo nya nawuzi sikumuntu nawuzi neze ko twahuye kuri ariko nawuzi je na twawe ndiko nakora nyine nawuzi kana bakoresha ikiganiro mwese kuri kuvuka mu mbazo ukagira iki n'ibiki ndikumva ari ubugogi gikora nese gutaje kuvugana nanjye ugasubira inyuma kajya kuvugana nawe sikutwa ko wewe ubu ntabwo twako turavugana turi kuvugana ku bwibazo muri uko mwavuganye mani waritse ibintu by'ubugogi dukamva ntaretse ubugogi no urabona ndi kigori cyane ubugogi bwa ubwo niriwe hano ndara ninjoro ndabyuka buracya ntago ari ikigo ubugogi n'umutima ugira bose ni nta n'umutima ugira nakubyato njya kumfatira igikapu ni jyanyuma ngiye kubikubwira urazinduka bwawe ubwire ku muryango ntabwo nzinga ukabona nongeye kugwana nawe ndiko ndafatira ikapo mbisohora ndahita nyinga protaye yanjye gende nza n'ubuyobozi mvuge ko wanteye watinze njya ubwo nagutegera ndakinga protaye yanjye ndabisubiyemo gende nza n'ubuyobozi mvuge ko wanteye genda umubyeyi ko nabateye sundi wishimikirije iki n'umugabo wawe nakwatse nimero yo ndamuhamagare nazo ufite akuse nkubwire ngo ndazifite nazo ufite nango muvugana urabizi neza ko zifite tuvugana ibyo nango bindeba turavugana se mpaka iki nawe arakaze giye ngona nawe giye ngona akazi nawe amane pongaria nakinguye uriko nyumva nakinguye amane n'itishu ushaka kugeza iwanyu umbwire cameraman ayinguze tugutegera utahe wanyu ntago ngushaka ntago uyibe mu mafaranga yanjye hubo yawe yanjye nyine baguhaye bande bayama ega wakameje nyine buri ngubu uri kunyemeza ko namuhungisha kajya wamuhungisha utamuhungisha sabwo kuki utamuhungisha uri kwemeza ko namuhungisha ahubwo ko uri umugabo ko nakubonye uri inyangamugabo yo wanyereka hari cyangwa nakugenda umuzana nyine wabivuze utuje ukaza ukansaba ati murundi giye naraje akuraza hari nyine banza unyumve ubundi jya mumenya gusaba utuzo gati murundi giye yarambeshe ngo nyimugeza kuzana ibintu tubane kuko twe twaganira ndamwizera njya kubizanje telefone sakaye kuyo ndamubura ko niranyereza ahantu ukabimbwira utuje ukamubwira ati noneho nese ibyo nabyuze nyine banza wumve ati basi mfasha tuye kumushaka nambare mwerekeze nkufashe tumushakishe uwo mutima nawe ufite kwandajije hana nese ushaka kurarana nanjye usise natarana nawe ukwezi kwashira uharara hanze kandi mu nzu ubwo rero no wowe kamubye kuntu bigiye kugenda oje kuzaza urara hanze ngenda ari mu nzu kuye mpamvu fari iki nawe siko n'umuntu na sister tuvukane byatabimbwira ako mwarara turarana nande na sister wawe tutararana sinago tuvukana nese njye gukina tarana nawe nawe nsibitse he wowe ntago wambera umugore wawe nago nakubera umuntu uzuki wera ku bantu uzuko ushobora kubana n'umugabo ejo umugabo agasanga kuri bohera kundi muntu nawe ngo mubare amajambo ngiye kuvuga nayanyuma nanjye ngiye kubyara nayanyuma kandi nawe uzinyavuga nawe ndi buve hano ngiye guha umusada ngiye guha n'uyu nguyu ako umusada wose uri bumenye ko nava hano nese urajya turamushaka uri ahangaha ngiye guha umusada tugende tumushakishe ahantu waba ukeka ashobora kuba atuye ashobora kuba akorera ndagufasha tugende dushakishe hose numubona n'icesi zawe nutamubona ukomeze ujye iwanyu mu Bugesera njye ntabwo ikintu mfana nawe
amafaranga uvuga wamuhaye akayajyaho ngo murongorane ibyo muvuga ngo murongorane ntago nariyeho sinzi igihe mwamenyaniye gitwahuye nk'umunyamakuru ndiko ndishakira interview ibiganiro by'iwanjye tuganira nk'umunyamakuru bisanzwe ntago twaganira kugira inanga kuvana urangiriye inanga gusubire wacu urangiriye ubuyobozi burakuvana ariko nunyire ku mugabo wanjye nibwo nta umuzamu nkeneye sinshaka kumbera umuzamu ku muryango naye sinkeneye kukubera umuzamu wambabarira ukansohokera mu gipangu basi wambabarira ukagiye ku mugabo wanjye ngasohoka mu mahoro ase ubundi urambaza iki ase wagiye naho ngiye ko umuntu yaboroheye wamaze sura shaka iki urabona ngo ufite imbaraga zo naho nsohotse kandi nubyanka ku neza biramera nabi bimere nabi cyangwa bimere neza mbese bindeba nyewe ku mugabo wanjye biramera neza kujya kugufasha kumushaka nabyo urabyanze nubwo urashaka iki sikuye abantu mudakunda amahoro sawa si tugiye kumvikana tugiye kugenda umunyereke ntago ari kumukwereka je nagazana ni tugiye kugenda nawe tumushake tumubura ngaruka hano sundi kucyana mudakunda amahoro tumubura ngaruka hano kugira iki paka urataye wanyu mugese cyane geziranye nawe hari amafaranga wamaye tukiri turemera ko nitumushaka tukamubona ndibugende nitumushaka tukamubura ndagaruka hano ugaruka hano kugira iki kamera matu tugende nta kibazo tugende tugende kumushakisha zo kuki abantu ubundi mudakunda amahoro ubundi byagenze gute kuki abantu mudakunda amahoro ubu nyine uraje mari ngo uje gukwamira kuri Murundi kamera matu tugende tukuraho kamera tuye tumushakisha ubwo naboneka nebyo kwanza harakinguye ngasa yaje ko wamfungura ujya kumgaje kwanze cimbere nyiriki cimbere akundi wanyweye iki wanyweye iki tugende cimbere kunyine tugende cimbere nyine fungura kineze na urabona hadakinguye fungura nyine cimbere dukomeza cimbere nyine ese kunsohora banze akonko banze na hanu ndubuje kuki umuntu banze sikwe twumvikanye banze imbere ndafungaho naho ndibuje sohoke naho ndibuje tujye tugenda nyine ngo nkwerekeze cimbere nawe kamerama uyu muntu narashaka iki ndashaka ese uko ndi kukubesha se ndi buhite nyine banze imbere nanjye ndakurikira ntago ndi kukubesha tugenda nimba utari kumbesha banze imbere naho ndibuje yego naho ndibuje banze imbere none ujye tugenda banze imbere nawe tugenda na wasohotse kamerama ndeba hano yongera guca yinjira ubu ngubu n'inyoni nubwo yakomanga sinayikingurira kamerama arabangine babimbaye abantu ntabwo bagikunda amahoro umuntu muhuze n'umuntu bagari rangiza aze kubimora nige ngiye kwishura amafaranga umugabo yariye ngo ntabwo ndi buhave vega yakwabye ngo paka ngo ndamurongoye guma aho ku muryango noneho yicare se waza utancira urujya mukobwa ese umuntu arashaka iki waza utancira urujya wowe hari gahunda mfitanye nawe shakireka fungura iki kireka nusimbuka kamerama kuraho kamera bro